Friends, muri iyi video tugiye kuvuga birambuye ku kintu bita reuse content. Ni kibi. Iyo utaraba monetize ntushobora kubona monetize ufite icyo bita reuse content. Iyo wabaye monetize wamburwa monetize burundu ku buryo kuyisubirana bigorana cyane. Niyo mpamvu mfasha aka kanya ngo mbabwire ku kijyanye na reuse content. Nukuvuga ngo umuntu uri bureba ni video kugera irangiye araza kumenya ngo reuse content ni iki, iterwa n'iki, reuse content uramutse uyibonye ni gute wakiranuka nayo cyangwa se wagikemura icyo kibazo, hanyuma tunarebe ngo isi ubundi biyitera cyane ni iki. Nukuvuga ngo umuntu uri bureba ni video kugera irangiye araza gutandukana n'ikibazo cya reuse content kuko nimbi mbisubiyemo. Ubu none ahanga reuse content ntushobora kuyibona ngo uploadinze video ngo barakubwiye ngo reuse content. No, iyo utaraba monetize barakureka ugakora ukuzuza ibisabwa wakwa applyinga monetization bakaguhakanira, kandi kuyikuraho ni ibintu bigoranye cyane kugira ngo ushobore kuba monetize. Ndaza rero kubereka ikintu wakora kugira ngo iyo monetize uyibone utahuye n'ikibazo cy'icyo bita reuse content. Reka dutangire. Nge mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Niba ari ubwa mbere mbonye ngo hayi ikaze, ukore subscribe ufungure inzogera utabyibagirwa kugira ngo ntihakagire video nimwe gucika iturutse kuri iyi channel. Nukenera kumenya ibijyanye na YouTube, reba kuri playlist, izo video zirahari zirenga 140. Ibijyanye no kweditinga video CapCut, izo video zirahari zirenga na 100. Hanyuma n'ibijyanye na TikTok nabyo byose biriho. Ngo hayi ikaze, reka dutangire. Ubundi reka dutangire twibaza ngo reuse content ni iki. Reuse content ni nabyita nk'ibihano YouTube iguha igihe byagaragaye ko wakoresheje ibihangano bitari original. Ni ukuvuga ngo uploadinze ama video kuri YouTube atari original. Kuvuga ngo ni original ni iki? Ni ukuvuga ngo ni igihe icyo gihangano atari we wakikoreye, noneho ntikiba ari icyawe original, kikaba ari icy'undi muntu cyangwa se ari icy'abandi bantu. None icyo gihangano ukagikoresha hanyuma ukaba nta mpinduka na nkeya wagikozeho mu gihe wari uriho ugikoresha. Urugero, niba yari indirimbo cyangwa se amajwi runaka ukaba utarayakoresheje mu buryo bwo kwigisha, mu buryo bwo entertaininga cyangwa se gusobanurira abantu mu buryo butandukanye, ahubwo ugafata ubwo iyo video cyangwa ayo majwi ukayakoresha full nk'uko uwo muntu yayakoresheje mbere. Iyo ubikoresheje rero ibyo bintu uteruye ugashyiraho, ntabwo wenda uri gusobanurira abantu bigisha cyangwa basobanurira ubundi buryo cyangwa se ugira ibyo uvugurura muri iyo video, icyo gihangano kiba atari original. Ni ukuvuga ngo rero uza guhabwa reuse content kubera ko wakoresheje igihangano kitari uwe wagikoresheje kuri account yawe cyangwa se kuri channel yawe kitari original. Urugero, niba nkuko twabivuze kari aka video k'umuntu we waragateruye ugashyiraho, hanyuma niba yari amajwi nayo warayateruye uyashyiraho. Hano rero ushobora guhita wibaza ngo ko hari abantu bakoresha aka video cyangwa se agace ka video cyangwa se k'ifoto bakuye ahandi hantu ariko bo ntibabone reuse content. Ibyo bintu bibaho kuko abantu bakora ibintu mu buryo butandukanye. Nimba ari ako kafoto cyangwa ka video wateruye cyangwa karirimbo, YouTube irabyemera kuba wagafata ukakigishirizamo abantu, ukentertaininga abantu ukoresheje ako ka video. Ariko nugafata ukagakoresha mu buryo bwo kwerekana ibyo ushaka kwerekana nta yindi change uyikozemo, uzabona icyo bita reuse content. Nkuko twabivuze ushobora kuyibona iturutse kuri beat, ku ndirimbo, ariko cyane ikintu kizana iyo reuse content nicyo bita utu video, utu beat. Ibyo bintu bikunda kuzana icyo bita reuse content. Hanyuma rero hari umuntu wibaza ngo ese reuse content ushobora kuba wayikuramo utagize gute, udasibye video? Ibyo nabyo ndaje ndabikubwira, ariko hano reka turebe ngo reuse content urayisobanukiwe neza, umenye aho ishobora guturuka. Ubu none niba utaraba monetize, nagushishikariza gucekinga video zawe ukareba ko ari original copy yawe, cyangwa se nimba warakoreshejemo izindi z'undi muntu.
koresha uko ushoboye urebe nimba warayikoresheje apply cyangwa se ushyiramo ya mabwiriza ya YouTube yo kuyakoresha utateruye ahubwo ugize ibintu wongeramo bishobora gutuma iyo video igaragara ko hari icyo wayongereyemo. Numara gukora ibyo bintu witonde cyane igihe cyo applyinga monetization niba utaraba monetize, kubera ko ni applyinga monetization utacekinze ibyo bintu bazaguha iminsi 21 yo gukora ya pili, ukuvuga ngo kongera kwa applyinga bushyashya wamaze gukosora ya makosa. Ariko niho ngiye kubabwira ngo ayo makosa yo kuyakosora ni gute. Gukosora ayo makosa nicyo kintu ngiye kubabwiraho, ariko mbere yuko tubiginjiramo ibyo gukosora ayo makosa n'umuntu wamaze kubona iyo reuse content, reka tubanze turebe none uwabaye monetize we bimugiraho izihe ngaruka. Iyo usanzwe uri monetize ukabona icyo bita reuse content iturutse ku gukoresha twa duce ku buryo bigaragara ko nta originality irimo muri iyo video, wamburwa monetize. Kwamburwa monetize nukurekera kwamamarizwa kuri video zawe, YouTube igahagarika monetization yawe, amasaha ugahita uyamburwa ku buryo ubona monetize wongeye kuzuza ibisabwa. None wanakwibaza ngo ese umuntu ubonye reuse content yakwapplyinga inshuro zingahe kugira ngo yongere asubirane monetize? Inshuro zose washobora kwihanganira iminsi iri inyuma y'iminsi 30 uhora wapplyinga nta kibazo, nta limitation ibaho. Ariko ibi byose ndabikubwira kugira ngo wumve ububi bwa reuse content, uyirinde niba utaramonetize. Nimba warabaye monetize uyirinde kurushaho, kuko nuba warabaye monetize uzabura monetization yawe burundu, wongere urwane na bya. None reka twinjire mu kuvuga ngo ese niba namaze kuba monetize noneho ni gute nagira gute nakwirinda iyo reuse content. Iyo reuse content ni gute nayirinda? Irinde gukoreshamo uduce tw'abandi utagize icyo uduhinduraho, uduhindureho, kuko reuse content ni mbi cyane mu rwego rudasanzwe. Noneho hari n'uwakwibaza hano ngo ese kuba wakwa-uploadinga video inshuro ebyiri kuri channel imwe byo nta kintu bitera kuri reuse content, nta kibazo bitera kuri reuse content, nabyo ntago ari byiza, kubera ko bigaragara ko igihe cyose wa-uploadinze video kuri YouTube ikintu ikora icyo bita kureba gusikana content ID ya video ya mbere washyizeho. Yo rero haje indi meze nkayo, nayo ibi bireba biza kurangira igihe cyose ubikoze cyane bishobora kuguteza ikibazo cya reuse content. Nubona ubikoze rimwe kabiri nta kibazo, ntuzagire ngo birangire aho ngaho. Noneho reka turebe ngo wabikemura gute. Ese iyo baguhaye reuse content igihe wapplyinze kuba monetize bakakubwira ngo reuse content, wakora iki? Reka nkubwire igisubizo cya nyacyo kitarimo kurya indimi. Igihe uhawe reuse content ntago bajya bakubwira ngo ni video iyi niyi ibiteye, ahubwo bakwima monetize, barangiza n'amasaha bagatangira kuyakuraho. Ashobora kuvaho uwo mwanya cyangwa akavaho bitinze, ariko ikintu bakora batangira gukuraho amasaha. Rero nta kindi gisubizo kibaho uretse gusiba video zose ukeka ko zaba zirimo utwo tubazo two kuba tutari original. Rero habaho ikibazo igihe usanze video zose utazizeye neza, kuko n'igihe cyo kureklama, nzabereka igihe cyo kureklama. Nimba ugiye kureklama cyangwa se nzabereka n'ukuntu wareklama. Nimba ugiye kureklama ni gute noneho wareklama? Ese wareklama utizeye ko iyi video uri kureklamira utizeye ibintu bizirimo? Rero niho biza kurangira usibye video zose. Ngendeye kuri research nakoze cyangwa se kuri riyo na YouTube itanga cyangwa na Google itanga, birangira video zose uzisibye ukeka, hanyuma ukabona gukora re-apply. Igihe cyose ukoze re-apply za video utigeze checkinga, birangira n'ubundi bongeye bakubwiye ko utemerewe monetization. Ikintu rero ugomba gukora uretse kuba wasiba video, nta kindi gisubizo wakora, wiyakire ugasiba video. Iyo usibye video hagenda amasaha, hagenda views,
hagumaho icyo bita aba subscribers. Rero video zose ukeka uretse kuzisiba nta kindi kintu wakora. Mu magambo make, reuse content ni mbi nkuko nabibabwiye, ni igihe cyose ufitemo utuntu tutari original, hanyuma wayibona ikintu kisabwa ko wakora uretse gukura izo video, nta kindi kintu ushobora gukora. Rero nimba hari ikibazo ufite uracyandika muri comment cyangwa se icyo udasobanukiwe kurushaho, hanyuma iyi video sharing abandi, duhure muri video zitaha. Bye bye. Nitwa Gatari Fred.